Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana, byukura bagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. None turi kuwa gatandatu, itariki 2 ukwezi n'ukwa gatanu. Mwaka ni 2026. Byukura bagirane kuko umucyo wawuje. Turi mu kwezi k'ubutabazi. Ukwezi kwa gatanu ni ukwezi k'ubutabazi. Imana ishimwe. Ni ukwezi Imana ije kurema ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Ni ukwezi Imana ije gufungura imiryango, kandi ni ukwezi Imana ije guca inzira aho zitari ziri. Hari Imana igihindura ibihe, hari Imana igihindura amateka, hari Imana igivuga bikaba kandi yategeka bigakoma. Rero uyu munsi kuri iyi tariki, data kwihishurire, data kwigaragarize, Uwiteka Imana ishobora byose aguhagurutse, akuvane ku rwego agushyire ku rundi. Uwiteka Nyiringabo Imana gucira inzira, akubambira amahema. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka nkubwire, ni umwami w'abantu. Uyu munsi kuri iyi tariki, izere kandi niwize uraza kubona ukuboko kwiza kw'Imana. Imyaka ishobora kuba myinshi utegereje Imana, imyaka ishobora kuba myinshi urindiriye ubutabazi bw'Imana, ariko Kristo w'abami ntazakureka, ntabwo azagusiga, ntabwo azakujugunya, ntabwo azakujugunya. Kristo w'abami azakurinda, akurindisha imbaraga ze, akurindisha ubutware bwe, kandi akurindishe gukomera kwe. Uyu munsi kuri iyi tariki hura n'ukuboko kwiza kw'Imana. None turasoma igitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Sara abyara Isaka, niwo mutwe w'ijambo. Uyu munsi nawe Imana iguhe kubyara Isaka. Akira kubyara Isaka mu izina rya Yesu. Isaka wawe umubyara uyu munsi mu izina rya Yesu. Isaka wawe arabonetse, Isaka wawe aragaragaye. Imana irakwihishuriye mu izina rya Yesu. Habonetse Isaka wawe, hari Isaka wawe Imana izanye, hari Isaka wawe Imana iremye none ahangaha. Isaka wawe akira kubyara Isaka, akira kubyara mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo kubyara, iki ni igihe cyo kwakira, iki ni igihe cy'ubutsinzi, iki ni igihe cyo guhindurirwa amateka. Akira kubyara Isaka wawe mu izina rya Yesu. Uwiteka agenderera Sara. Haleluya. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Jambo riravuze ngo Uwiteka agenderera. Haleluya. Agenderera Sara. Nari mvuze ngo nawe Uwiteka kugenderere kuri iyi tariki, uyu munsi kuri uyu wa gatandatu. Uwiteka kugenderere, akugenderere muri bizinesi yawe, akugenderere mu kazi kawe, akugenderere mu byo ugerageza gukora byose. Uwiteka kugenderere. Uwiteka agenderera ubuzima bwawe, Uwiteka agenderera ibyawe, Uwiteka bibemo, abikore mu izina rya Yesu. Uwiteka kugenderere, Uwiteka kugenderere. Uwiteka agenderera ubuzima bwawe, Uwiteka agenderera abana bawe, Uwiteka akugenderere. Uwiteka kugenderere mu izina rya Yesu.
Uwiteka kugenderera, agenderera ubuzima bwawe, agenderera abana bawe, agenderera urugo rwawe, agenderera bizinesi yawe, agenderera akazi kawe, ibintu byose ukora Uwiteka bigenderere. Uwiteka agenderera urugo rwawe, Uwiteka agenderera inda yawe. Yagendereye Sara, umunsi yamugendereye inda ya Sara irazibuka, Sara asama inda. Haleluya! Umunsi Uwiteka yagendereye Sara, inda ya Sara yarazibutse, inda ya Sara yumvisha ukuboko kukomeye. Haleluya! Nari mvuze ngo ukuboko kukomeye kugere ku buzima bwawe, ijwi ry'ukomeye rigere ku buzima bwawe, ijwi ry'ukomeye rikugereho. Haleluya! Ijwi ry'Uwiteka ryageze kuri Sara, kuboko k'Uwiteka kugera kuri Sara, imbaraga z'Imana zigera kuri Sara. Nawe nari mvuze ngo ayizonima shando wiribifaya lelebotaye ninito pevoninia, imbaraga z'Imana zikugenderere mu izina rya Yesu. Ariko aya masaha muri ibyo ukurabagirana y'umuntu wavuze uti nakiriye kubyara Isaka wanjye. Hari Isaka wawe ugomba kubyara mu izina rya Yesu. Igihe kigeze, Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igenderera Sara. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Umva icyo kintu, ashaje, ako kantu ko kuba yarashaje. Mu yandi magambo, Imana yagendereye Sara asama inda atarari mu gihe, ntabwo yarari mu bantu bakwiriye gusama inda. Reka mvugane nawe uri mu abantu bareba bakabona ntabwo ukwiriye ibyiza, ariko nona Uwiteka Nyiringabo Imana agendereye ubuzima bwawe, ibyiza bigiye kukubaho. Uwiteka agendereye ubuzima bwawe, ubutabazi bugiye kukubaho, imbaraga zisumba byose zigiye kukubaho, ineza y'Imana igiye kukubaho mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana igiye kukubaho, gukomera kw'Imana kugiye kukubaho, neza y'Imana igiye kukubaho, gukomera kw'Imana kugiye kukubaho, igitinyiro cy'Imana kigiye kukubaho, ubudahangarwa bw'Imana bugiye kukubaho mu izina rya Yesu. Bugiye kukubaho mu izina rya Yesu, ubudahangarwa bw'Imana, gukomera kw'Imana kugiye kukubaho. Uwiteka Nyiringabo Imana arakwiyeretse kandi arakwihishuriye, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana ishobora byose. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka. Haleluya! Ngo babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Gute kigeze? Nari mvuze ngo nawe igihe Imana yavuze ku buzima bwawe nikigera. Igihe cyawe kirageze. Hagira umuntu umanuka muri comment yandikamo ngo igihe cyanjye kirageze. Igihe cyawe igihe cyawe, igihe cyawe, igihe cyawe kirageze. Igihe cyawe kirabaye. Igihe cyawe, igihe cyawe cyo gutabarwa, igihe cyawe cy'umunezero, igihe cyawe cy'ibyishimo, igihe cyawe cyo guseka, igihe cyawe cy'impinduka, igihe cyawe cyo kwagurirwa imbago. Igihe cyawe, igihe cyawe, igihe cyawe kirageze. Igihe cyawe cyo kubona akazi, igihe cyawe cyo gukoresha ubukwe, igihe cyawe cyo kwinjira muri business, igihe cyawe cyo kwemerwa, igihe cyawe cyo gukundwa, igihe cyawe cyo gushakishwa. Igihe cyawe cyageze. Reka nkubwire, igihe cy'umuntu cyageze nta wabasha kugihagarika. Reka igihe cyawe cyageze kiba cyageze. Iyo igihe cyawe cyageze, ibintu byose urabikora bikemera. Iyo igihe cyawe cyageze, ibintu byose ubijyamo bigakunda, kuko igihe cyawe cyageze. Iyo igihe cyawe cyageze, inzugi zose zirakwikingurira, kuko igihe cyawe cyageze. Aho unyuze hose baguha icyubahiro, kuko igihe cyawe cyageze. Reka nkubwire, aho wambuwe ijambo, iyo uhanyuze igihe cyawe cyageze, baguhereza ijambo, baguterera amasari, bakaguterera amasaruti, bakavuga ngo bakavuga urafande, kuko igihe cyawe cyageze. Igihe cyawe iyo cyageze, ujya ubasha kurambika. Umwe we yaravuze ngo urambika imigozi y'ibijumba, aho uyirambitse ejo ugasanga haje ibijumba, wayirambitse gusa utayiteye. Imana itugirire neza, kuko igihe cyawe cyageze. Gute cyageze? Rero igihe cyawe cyageze, ibintu byose birakwitaba. Igihe cyawe cyageze, ibintu birakwitaba. Akazi karakwitaba, amafaranga arakwitaba, umugabo arakwitaba, umugore akakwitaba, business yawe ikagenda neza, urugo rwawe rukagenda neza, abana bawe bakakumvira, umugisha wawe ukagaragara iwawe, kuko igihe cyawe cyageze. In the name of Jesus, byukurabagirane kuko umucyo wawe uje. Iki ni cyo gihe right now.
it's a time. Ni igihe cyawe, ni igihe cyawe cyo guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana, ni igihe cyawe cyo guhura n'imbaraga z'Imana, ni igihe cyawe cyo gukurwaho iminyururu, ni igihe cyawe cyo gukurwaho imigozi, ni igihe cyawe cyo guhagarara inyenyeri yawe ikamurika abantu bakayibona. Wari warazimye ariko ugiye kongera wake. Ni igihe cyawe. Vuga ngo ni igihe cyanjye. Manuka muri comment wandike uti ndi mu gihe cyanjye, ndi mu gihe cyanjye. Ayizo ni mashando w'ibirifaya, ndi mu gihe cyanjye. Imana itugire neza. Igihe Imana yavuze iyo cyageze, ibyo ukoze byose biremera. Imana yamahoro iguhereze umugisha. Mana ndagushima ko igihe cy'ubwoko bwawe kigeze. Uyu munsi uri gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Umuntu wese wari unkurikiye yakire kubyara Isaka we mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, amen. Mana iguha umugisha ugiye gusharinga buno buhanuzi, busharinga abantu batanu, usharinga inshuti yawe, usharinga umuvandimwe wawe, usharinge bugere kure, usharinge buno buhanuzi, bwohereze bugende bugere kure, buzenguruke bugere ku bantu benshi mu izina rya Yesu. Usharinge bugende mu izina rya Yesu. Ukibikora Imana iguhereza umugisha, ukibikora Imana ikuzamura, ukibikora Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Kora subscribe niba utarayikora, kora like, comment yawe ni ingenzi. Ibyo byose ukibikora umugisha w'Imana ukure. Byo kurabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bakaba bukurasiye. Shalom shalom. Gubwa neza, ndagukunda. Imana y'amahoro ikwishimire rwose.